Ibyo nanyenda kubuza wiro wingi police mbakira kugitongoitira kunegera urubaju ushanga ku karehe uri urubaju rukumpa kansa nakorigana na kasasira abantu bakutwara bakubika no mara amezi mushanju nuza kutiyamuka karuru kahwire icyo nacyo numbana muri ngumuntu ugu nabasa kureta akavuye mu karuru mucamukumbika tarebekere na mukoti mwana icyo. First of all, mateka gate akutukugenderaho umuntu we no kubakozera umushango urugirira umushango wako bakozere tufine kubantarenze shaha ana na mnana ari police custody so umuntu we yakozera umushango to making sure ngo twa processinga ninga twakora afayire ijyo kureba ngo umuntu go twabasa kumutwara mukoti then koti yo ekorera iki ecwem kozite kucwa rubanja ubwete no kucondoza war suspect nabano oteka twekwa kuba okozera ikintu so twa processing afayire genezo wa state attorney or resident state attorney, which is under the department of the DPP. The DPP. Then one batabura abakuba nubo baroya bagamije so ne tabura ekina neki kikorebwe utene rubanja tene kiroho ninga mu ebe sanction bamutware ki umukoti